nibwira ko ari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere, mufite imico mibi irimo n'ubwirasi. Kwirata mu mico mibi bizaba iki gihugu cyanyu muzagisenya muri ibyo ngibyo. Murabirasi. Kandi mwiratana ubusa. Niba hari icyo mwari mufite ngo uriratana icyo ufite wenda najya kubyumva, ariko mufite iki? Mwiratana mugira iki? Abicaye inyuma hariya mumbwire mwiratana ibiki, mufite ibiki natwe ngo tubirebe tumenye. Wenda ni mwebwe mbaza inyuma hariya mumbwire ntawe ushaka kugira icyo avuga. Iryo zina ry'ubwirasi mwaryemeye, ni ukuri bashaka gutahana, ariko noneho muvuze nyirango namenye wenda ko bigiye kubavamo. Mwiratana iki? Abayobozi muri hano mwiratana iki n'aya makosa musubiramo buri munsi? Mwebwe muganira babiri, muhaguruke mumbwire icyo mwiratana. Mwebwe babiri, madamu n'undi, muhaguruke mumbwire mwiratana iki, mugira iki? Murakoze. Mu by'ukuri nta kintu dufite cyo kwiratana. Hari akazi kenshi dufite ko gukora kugira ngo twemeze twubake igihugu cyacu. Mubuzwa n'iki? Ibyo dukeneye byose turabifite, ni ugukorana tugakorera hamwe dufite. Mubuzwa n'iki rero? Ibyo mvuga niba atari icyo navugaga cya mbere cy'imico mibi n'ubwirasi, mwabuzwa n'iki? Ntacyo mu by'ukuri, ni ukugira guca bugufi tugakora dukorera abanyarwanda kuko ari igihugu cyacu. Cyangwa mukabireka ukajya mu bindi, ntumwangize igihe cy'abantu, ukigera mu bindi byanyu bibaha ikuzo, bibaha kumera uko mushaka. Ntabwo tuzabipfa. Ariko niba mwemeye kugira ngo mugiye mu nzego z'ubuyobozi, mugiye nta kuntu mwahunga kugira ngo mukore ibintu uko bikwiye kuba bikorwa. Ntabwo bishoboka. Ibintu ni bibiri, murakora ibikwiye kuba bikorwa aho muri, cyangwa se niwumva ntacyo bibabwiye cyangwa ntacyo bibatwaye, mwigira ahandi rwose mukora ibyo mushaka ku giti cyanyu. Muzaba muhura n'ibindi ahandi. Uwiba aziba, wenda agira ibyago bamufate afungwe, cyangwa muzakora ibindi andi marorerwa aho muzaba mwagiye muhure n'ingaruka zabyo. Ariko ntabwo mwajya mu myanya y'ubuyobozi ngo mujye aho muba abantu batumva b'imico mibi, babirasi gusa batagira ikintu bakora. Kuvuga ngo project igomba guha abantu amazi, igomba kuzamura ubuhinzi n'ubworozi, ukavuga ngo mwaribagiwe. Ibyo umuntu arabyibagirwa. It's literally criminal. Ukibagirwa. Mwagiyeho abantu bibagirwa ntibibagireho ingaruka. Madamu, bite? Narebaga mvuga muri aho muganira, nta nubwo mwumvaga n'ibyo umuntu ababwira. Niki? Ntabwo nyumva ko
ko nareba kuvuga se unanijwe n'iki na mbere hose ko wavugaga. Nyakubahwa nageragezaga gusemura ubwirasi icyo ari cyo. Yacyumvise cyangwa urakizi wamusemurite. I explained it as a lack of humility, and in French nakoresheje orgueil. Kubera ko nzi imico mibi mugira bitumye mbyumva no mu Gifaransa. Ikindi mugomba kuba mwarabonye hano cyangwa musanzwe muzi, urabaza rimwe na rimwe minisita ibintu bimwe abantu banenga mu rwego runaka, kuki bitagenda bitya kandi ko twemeranyije ko bigenda bitya. Rimwe na rimwe akakubwira akagusobanurira ibintu bitandukanye n'iby'undi ubishinzwe wenda muri iyo minisiteri ari buze gusobanura. Rimwe na rimwe umwe muri bo aba afite ukuri, ashobora kuba minisitiri uyu munsi cyangwa ashobora kuba umukuru w'ikigo runaka kiri muri iyo minisiteri, akaba ariwe uvuga ukuri. Ariko icyo bivuze ni iki? Icyo bivuze ni ukuvuga ngo aba bantu n'ubundi umukuru w'ikigo cyangwa na minisitiri ntibanavugana. N'ibyiza bikorwa byakozwe umukuru w'ikigo arabizi, ariko minisita aracyaharakubwira ko nuko turacyafite ibibazo, turacyashakisha. Waraha aravuga ko gishakisha uburyo bwo kubikora kandi byararangiye, ahubwo ikigo cyarabirangije, ariko there was no communication. Icyo bikwereka ni ukuvuga ngo uyu minisita nta nubwo yavuganye na directeur general we, kubera ko ubundi ibyo tumubaza byaranakozwe, arabizi, akabigusobanura neza, akakwereka nuko byakozwe, akakwereka n'ibiriho ugasanga nibyo. Tuse nabazaga iki cyangwa minisita yansobanuriraga iki? Kwasobanuraga ibitari byo, ariko icyo bivuga ngo icyo usobanuraga bitari byo ntabwo abizi, ntabwo azi ko n'ibintu byakozwe. Ubu ibintu nk'ibyo ngibyo tubishyira muri he kategori? Tuvuga ko habuze means, habuze abazi gukora ibintu, habuze skills, habuze resources z'amafaranga, habuze iki? Haba harabuze iki? Igihe resources zindi zose zihari, why should we have a problem na communication? Ku buryo therefore gushyira ibintu mu bikorwa holistically bitazashoboka. Ko ari ahantu byageze bitya birafungirana, kutavugana. Umuntu yahora yibutsa buri munsi ni umuco mubi, ntabwo bijyanye n'umuco dukwiriye kuba twubaka kugira ngo dushobore kugera aho dushaka kugera. Icyo nahitiyemo ikintu cy'umuco, ariko ntekereza turi aha dushakisha, ariko ni umuco mubi cyangwa kuba udafite n'umuco na busa ugenderaho. Muri twebwe twese uko turi hano, ngitangira n'ababwiye ese ariko kundeba abantu bose ko mbona bari committed, bafite commitment, bafite ubushake, ndetse mu by'ukuri hari n'ibyakozwe byiza,
ariko ni ukuvuga ngo ariko ibyakozwe byiza byagomba kuba byiyongereye wabyangiye iki wahisemo ibyiza bifite aho bigarukira haciriritse wanga ibigeze kure ubishoboye igisobanuro cyo ni iki uwo ni uwuhe muco ni uwuhe muco